munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Ungumare ko ugiye kwira, haje umwijima mwamungumare, nubwo bagenzi banjye bansiga, nk'abanjye nyine mwamungumare. Nk'uko mubizi rero, abanyarwanda basanzwe bavuga yuko amatwi y'ihene yumva ageze mu nkono. Uyu munsi nanjye nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo amatwi y'ihene. Ese kuki bavuga ngo amatwi y'ihene yumva ageze mu nkono? Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho rero twemerere Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, kandi atubashishe kumva icyo ushaka ko twumva muri iri jambo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Ubushize rero twabonye uburyo Yona yamizwe n'urufi Uwiteka rutegetse. Reka turebe mu gice cya kabiri cya Yona umurongo wa mbere. Yona asengera mu nda y'urufi. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi, ati nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Urukundo rw'umukiza wacu nirugera ntirunarondorwa, kubona umuntu yarazimiye, ariko ukaza ukamurokora. Iyo umubi arawumanga yagiye, yahuriyeyo n'umwanzi mubi, aramwangiza amuhindura isura, ushimwe kuko uri umucunguzi. Iyo umubi arawumanga yagiye, yahuriyeyo n'umwanzi mubi, arawumwangiza amuhindura isura, ushimwe kuko uri umucunguzi. Yamujyanye aramwihererana, amubwira ko atazarokoka,
niyo yaganaga yarategereje kurimbuka. Iyo mubi anamanga yagiye yahuriyeyo n'umwanzi mubi aramwangiza muhindura isura ushimwe kuri umucunguzi. Iyo mubi anamanga yagiye yahuriyeyo n'umwanzi mubi aramwangiza muhindura isura ushimwe kuri umucunguzi. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose. Ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Umuntu yaba umukiranutsi, kumupfira nabyo ntibyoroshye, ariko ahobera igitangaza uyibyiringiro umunyabyaha. Koko cyari ibyiringiro igiti cyatemwe gishibuka. Yesu apfuye niwe wazutse, n'uwapfuye nawe azamuzura. Koko haracyari ibyiringiro igiti cyatemwe gishibuka. Yesu apfuye niwe wazutse, n'uwapfuye nawe azamuzura. Koko haracyari ibyiringiro igiti cyatemwe gishibuka. Yesu apfuye niwe wazutse, n'uwapfuye nawe azamuzura. Koko haracyari ibyiringiro igiti cyatemwe gishibuka. Yesu apfuye niwe wazutse, n'uwapfuye nawe azamuzura. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Imana yacu ishimwe. Nshuti muvandimwe, zirikana yuko ya Mana yari iriho muri cya gihe cya Yona n'uyu munsi nabwo ikiriho. Ya Mana yarindiye Yona mu rufi, ikamurinda iriya minsi 3 yose, kandi ntagire icyaba.
ikongera igahita itegeka urufi rukagenda rukajya kumuruka ku nkombe, iyo mana n'ubu iracyariho. Birashoboka yuko amatwi yawe n'amatwi yanjye byabaye nk'amwe y'ihene bavuga ko yumva ageze mu nkono. Reka rero mu gihe twageze mu mage, mu gihe twageze mu makuba, twe kumva yuko dukwiriye kwiheba Satani ngo atwihebeshe atugaraguza gati, ahubwo twongere kwibuka yuko Imana iri kumwe natwe kandi ishobora kudutabara. Reka njye nawe twongere twibuke yuko hari uwemeye kumvira akabasha kudukorera ibyo tutari gushobora kwikorera, ari we Yesu Kristo. Uwo yamaze iminsi 3 mu gituro, ariko nubwo bahomeye ngo atavamo, nubwo bashyizeho abasirikari bakomeye ngo bamurinde atavamo, ariko yavuyemo. N'uyu mwanya ari mu ijuru, aradutambira, aratuvuganira, ni umucamanza, kandi dufite ibyiringiro byo kuzabana nawe. Ngaho rero reka nkwifurize kwemerera Mwuka Wera ukomanga ku mutima wawe, kugira ngo abashe kubona umwanya mu mutima wawe, ndetse nanjye abone umwanya mu mutima wanjye. Turacyafite ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana iduhana umugisha. Ndabikwifurije nanjye niyifuriza ko twaba muri Mwuka Wera kandi tukaba muri Yesu, bityo tukera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twaracumuye, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twaraguhemukiye dutatira igihango, tukuvaho maze tujya gusenga ibigirwamana. Ariko uyu mwanya ijwi ryawe ryongeye kutwibutsa yuko dushobora kubabarirwa nawe, kuko ukiri ku ntebe y'imbabazi, kandi ushobora kubabarira abakwambaza bose. Ngaho rero ubwo waduhaye isezerano yuko ibyaha byacu naho byatukura tukutuku ushobora kubyeza, turakwinginze ngo iryo sezerano risohorezwe mu mitima yacu, kandi ukomeze kutwiyoborera. Mwuka wawe Wera akomeze kubana n'imitima yacu, akomeze kuduhumuriza yuko utadusize, kandi atubashishe gufata umwanzuro bikitwa none. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.